mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Mumurwane mushikamye mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mw'isi muhuje imibabaro kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze ibongera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibe ibyayo iteka ryose igihe bemeye cyangwa se igihe bafashijwe bakarindwa. Kandi no mu buzima busanzwe biragaragara igiti iyo cyakuze neza kikagenda ku murongo umwe kikarindwa ibicyangiza, kikarindwa ibyonyi, kikarindwa abagihutaza bagica umutwe, kirakura kikamera neza kikazaba igiti cy'inganzamarumbo cyanuka ushobora gutungana imbere mu mutima atabihawe n'Imana. Abantu niyo mpamvu bakwiriye ngo kuba abanyamasengesho kurenza biratubwira ngo reka abantu bamenye yuko bahanganye n'umwanzi nibasenge. Batubwiye muri Petero ngo kandi Imana igira ubuntu yabahamagariye ubwiza izabatunganya nimumara kubabazwa akanya gatoya. Bere ubunambwa mugayo cyangwa se ubutanamuka bwa bano basore, reka turebe uko babigenje. Iri teka ryahamyaga yuko umuntu wese utari bubikoreye ari bujugunywe mu itanura ryaka umuriro. Ntago hari harimo kumvikana. Ariko umurongo wa 12 abantu baravuga bati abantu bose baramije, abari babatware bahamya yuko buri muntu wese yubaraye, ariko haboneka ikibazo ku murongo wa 12. Turabashuhuje mwebwe nshuti bakunze ubutumwa bwiza ubu n'amahoro bitangwa n'Imana ndetse binyuze muri Yesu Kristo bibane namwe. Turakomeje nanone kandi turagarutse gukomeza dusubukura aho twari twasubikiye mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, aricyo turi kwiganaho muri no minsi, cyane cyane ko nyine Imana muri no minsi y'imperuka ya nyuma irashaka n'ubundi n'abasore. Niyo mpamvu rero dukomeje kwiga inama abasore bashobora kwigiraho kugira ngo Imana ibakoreshe ibashyire mu murimo wayo. Reka rero tukomeze tugire umugisha ku Mana no kuri izi nama Imana yatanze, ndetse tunareba n'iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Ariko mbere ko tujya mbere reka tubanze dusenge. Turagushimiye Uwiteka Imana ikomeye, Imana idukunda, turakunezerewe kuko bana natwe utugirira neza. Tushimishijwe nuko waturinze ukaba wemeye yuko n'ubu twongera tukagira umugisha imbere yawe tukavuga ibyawe, uhabwa icyubahiro. Dukomeze guhirwa nawe muri byose kandi uhire buri wese udukurikira, uhire n'uzasangiza aya makuru abandi. Dukomeze kukugiraho umugisha twese mu izina rya Yesu. Mbere rero icyigisho tugezeho ni icya 5 mu gitabo cy'ubutumwa ku basore. Tugeze ku cyigisho kivuga ngo vugana n'umunsi twagize amahirwe. Umunsi twagize amahirwe, twagizemo amahirwe. Uwo munsi turaza kureba uwo ari wo nuko biba byagenze n'icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko hari amagambo nifuza gutangira nsomaho. Turaza kureba ko hari ayatureba ari mu gitabo cya Petero, igitabo cya Petero igice cya 5. Nubundi bafite icyo gitabo cyangwa se bafite Bibiliya bashobora kubona ko umutwe w'amagambo uvuga ngo inshingano y'abakuru b'itorero n'abasore. Yego, ni inshingano y'abakuru b'itorero ariko n'abasore. Twe turiyereba ku nshingano y'abasore cyane. Hano duhere ku murongo wa 8 uvuze ngo mwirinde ibisindisha mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera. Mumurwane mushikamye mufite kwizera gukomeye muzi yuko bene data bari mw'isi muhuje imibabaro kandi Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho buri muri Kristo izabatunganya rwose ubwayo ibakomeze ibongera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Icyubahiro n'ubutware bibe ibyayo iteka ryose. Amen. Petero aravuga ati basore mwirinde ibisindisha kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconcomera, kandi ngo mumurwanye mushikamye mufite kwizera gukomeye ngo muzi yuko urwo rugamba atari urwanyu mwenyine ahubwo bene data bari mw'isi muhuje imibabaro. Reka dukomeze noneho n'igitabo ubutumwa ku basore turebe icyo batubwira umunsi twagizemo amahirwe. Muri iki gihe hariho amasomo menshi tugomba kwigira ku byabaye kubakoreye Imana mu bihe byashize. Mbega uburyo tuzi bike cyane ku ntambara, ibigeragezo n'imiruho byabo
by'abo bantu ubwo babaga biteguye guhangana n'ingabo za Satani. Nibyo twari turimo tureba hano, Bibiri tubwira ngo mbasore mwirinde bisindisha kuko munezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconcomera. Rero ngo ntabwo tuzi intambara uburyo abasore bagiye babana n'Imana ba mbere bagiye bayirwana bahanganye na Satani, kandi abantu benshi ntibasobanukiwe n'uburyo Satani yanga abantu bakiri batoya, kandi abantu benshi yaba bana bimenyaga kuko igiti cyari cyo cyose n'abantu bahinga bashobora kubibona. Ikintu cyose kikiri gitoya kiba giteye amabengeza, kiba ari cyiza, kiba gifite ejo hazaza heza, kiba kigaragara neza, ariko no mu buryo busanzwe kiba gifite uruti rworoshye cyangwa se ishusho yoroshye cyangwa se iremero ryoroshye. Ni ukuvuga ngo kiba gisabwa kubungabungwa kigakura ku mujyi umwe, kuko iyo gikuze kikarenga aho ngaho kirakomera ku buryo no kugitema bigora. Niko umusore nawe akwiriye gufatwa n'Imana, niyo mpamvu imwitaho ikamwandikira nk'izi message n'ubu butumwa nk'ubu ngubu. Bibiliya tubwiye ngo niyirinde ibisindisha, kimwe mu bintu bya mbere agomba kwirinda, kuko bishobora gutuma apfa akangirika ku buryo yazagera hejuru yaramaze kugorama. Kandi abanyarwanda bo bari bazi ubwenge, maze baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, iyo kitagorowe biba byarangiye. Rero niyo mpamvu hano batubwira ngo ntago abantu basobanukiwe n'uburyo abasore bagiye bahangana na Satani mu bihe byashize. Abo turaza kureba bari bo babigezeho, imbaraga bakoresheje n'icyabafashije icyo ari cyo. Kandi nkuko dukomeza twigira imbere, turareba umugisha Imana yageneye abasore igihe bemeye cyangwa se igihe bafashijwe bakarindwa. Kandi no mu buzima busanzwe biragaragara, igiti iyo cyakuze neza kikagenda ku murongo umwe, kikarindwa ibicyangiza, kikarindwa ibyonyi, kikarindwa abagihutaza bagica umutwe, kirakura kikamera neza, kikazaba igiti cy'inganzamarumbo, bakagikuramo imbaho n'ibindi byo kubafasha mu buzima busanzwe. Niko umuntu w'Imana nawe amera. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nawe ameze nk'igiti cyatuye hafi y'umugezi, ngo nticyuma, ngo nibabi byacyo ngo ntibijya byuma, ngo nicyo azakora kizamubera cyiza. Reka dusome iryo somo nk'uko ijambo ry'Imana ibitubwira. Dusome mu gitabo cya Zaburi ya mbere, bivuga ngo amagambo atangira aravuga ngo hahirwa. Zaburi ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere haranditswe ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ihabwa icyubahiro. Abanga kuba nk'abo ngabo, abanga guhirwa muri ayo mahirwe, umunyazaburi aravuga ngo ababi nibamera batyo, ahubwo bahwana n'umuraba utumurwa n'umuyaga, utumurwa n'umuyaga, nicyo gituma ababi bazatsindwa mu iteraniro ku munsi w'amateka, abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Niko ijambo ry'Imana itubwiye. Ndagira ngo nshishikarize umuntu wese udukurikira, n'utari umusore, amenya yuko Imana imushakira kugira ngo ahirwe muri aya mahirwe, agadakurikiza inzira y'ababi, ariko by'umwihariko noneho ukiri mutoya. Biriya tubwira ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza, kuko abafite byinshi byo gukora, bafite amasomo agomba kwiga, abafite iterambere agomba kugeraho. Uwo ngo ijambo ratubwiye ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ihabwe icyubahiro. Dukomeze rero. Yego, baratubwiye ngo ntago abantu basobanukiwe, mbega uburyo tuzi bike cyane ku ntambara n'ibigeragezo, imiruho by'abo bantu uko babaga biteguye guhangana n'ingabo za Satani, kubw'uko bari bambaye intwaro zose z'Imana, bashoboraga gutsinda uburiganya bwa Satani. Imana ihabwa icyubahiro. Izi ntwaro z'Imana twasomye mu Efeso igice cya 6 umurongo guhera ku murongo wa 10. Pawulo avuga ngo ibisigaye mukomere mu mbaraga z'Imana no mu bushobozi bwayo, ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mumashe guhagarara mudatsinzwe. Abo bantu mu bihe byashize bitanze, bakiha Imana, kandi bakayiyegurira no kwerereza umurimo wayo, bari indahemuka ku mahame, ndetse bakomeye nk'icyuma. Aba ni bande?
bari indahemuka ku mahame ndetse ngo bakomeye nk'icyuma. Aba ni abagabo batatu ndagira ngo tubarebe bari i Babuloni. Ni abagabo bahuye n'ikigeragezo. Amagambo aboneka mu gitabo cy'umuhanuzi cyanditswe n'umuhanuzi Daniel. Turebe amagambo y'aba bagabo uko bari bameze, kuko tuzajya tugenda dukoresha Bibiliya abantu batagira ngo hari ni inama zidafite aho zishingiye. Aba bantu ba kera babanye n'Imana kera ni abasore babaye intwari. Muri Bibiliya harimo na ba Yeremiya, ariko by'umwihariko abasore batatu bari i Babuloni bahuye n'ikigeragezo bahangana nacyo kandi barakinesha. Cyari gihanganishije cyangwa se cyari kiri hagati y'urupfu n'ubuzima, hagati yo kubaho no gupfa. Daniel igice cyaho cya gatatu dusome duhereye ku murongo waho wa 12. Daniel igice cya gatatu murongo wa 12. Nuko rero hariho abayuda, umwami, umutwe w'amagambo uravuze ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Yego, umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo, murabyibuka. Abantu basoma Bibiliya mushobora kubyumva, iyi nkuru abantu benshi barayizi. None yamaze gukora igishushanyo atumira Bibiliya tubwira ngo umwami Nebukadinezari yahamagaye abatware bose b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abibigega n'abajyanama, n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byose, bazanywe no kureba igishushanyo cyangwa se no kweza no guha icyubahiro igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze. Bahageze bahagarara imbere yacyo, umuntu ahamya itegeko ry'umwami, ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose n'indimi zose zitari zimwe, nimwumve. Aba nta muntu wari usigaye hano. Buri muntu wese umwami Nebukadinezari yayoboraga yagombaga kuba yumvirira iteka, yagombaga kuba yemera kuyoborwa kumvira aya mabwiriza yari ari gutangwa. Ni nk'uko uyu munsi tuvugana igihugu gikomeye ku isi gishobora gutanga amabwiriza, wenda reka mvuge nka Amerika. Buri muntu wese agasabwa kugira ngo, kandi no muhanuzi niko byanditse, ubuhanuzi butubwira yuko Amerika izatanga ibwirizwa rikumvikana ku isi hose. Niko n'umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo, ahamagara abantu bose bo mu moko yose, abatware n'ibisonga. Abantu benshi bakurikirana ibintu by'isi barabizi, n'amapolitiki y'isi barabizi yuko ibihugu byinshi bigendera munsi y'ukuboko kwa kiriya gihugu. Kandi nibyo koko n'ubuhanuzi buvuga yuko icyo gihugu kizategesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere. Ya nyamaswa ya mbere icushanga ubwami bw'abaromani cyangwa se inyamaswa ya kane muri Daniel. Bibiri tubwira yuko iyo nyamaswa ngo niyo yayoboraga isi, kandi nubwo bwami bwa kane Daniel yereswe mu gishushanyo Nebukadinezari yari yarose akakibagirwa. N'ubwami bwa kane rero buzaha ubushobozi inyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka, ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo ihabwe ubushobozi n'ububasha bwo gutegeka isi yose, ndetse no kuhatira abantu bose kuramya n'ubundi nayo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Tuzabiganiraho mu byigisho biri imbere. Biriya tubwira rero ngo abantu bose bari bahamagawe kugira ngo abamoko yose, ibi bivuze ngo n'amoko yose n'isi yose nyine, kugira ngo umuntu uhamye iteka ry'umwami arababwira ati, yemwe bantu bo mu moko yose n'indimi zose zitari zimwe, nimwumva uko tubategeka, kubera yuko ntabwo turi kubasaba, nitwe tubayobora. Niko yavugaga nyine. Umurongo wa 5 ngo nimwumve amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'amasambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi, muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Bibiliya avuga ngo cya gishushanyo nacyo cyicisha kandi gihatira abatakiramya bose. Nta ibi birahura rwose n'igitabo cy'ibyahishuwe. Hari n'ingorane abantu benshi batajya bagira, cyane cyane nko mu madina mwe tuzengurutse, abantu bamwe ntago bajya biga bino bintu ngo babisobanukirwe. Wamenye yuko umbwiza ni uvuga ngo nta gishya munsi y'ijuru, ibyabaho nibyo bizongera kubaho. Wamenye ko ibintu bizongera kubaho. Ariko reka twirebere ubunambwa mugayo cyangwa se ubutanamuka bwa bano basore. Reka turebe uko babigenje. Iri teka ryahamyaga yuko umuntu wese utari bubikore ari bujugunywe mu itanura ryaka umuriro. Ntago harimo kumvikana. Ariko umurongo wa 12 abantu baravuga bati, abantu bose baramije, abari babatware bahamya yuko buri muntu wese yubaraye. Ariko haboneka ikibazo ku murongo wa 12. Nuko rero hari abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ari bo Saduraka na Meshaki na Abedenego, batakwitayeho nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya igishushanyo cy'izahabu wahagaritse.
biratubwira ngo iki riteka ukukuregwa kwari kubayeho. Ariko reka turebe ku murongo wa 13. Nuko Nebukadinezari arakara cyane ategeka ko bazana Saduraka, Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati mbese Saduraka na Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amabubura n'amahembe n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Umwami Nebukadinezari arabinginga nk'abantu yari yarahaye akazi, abantu rwose bari abantu b'icyubahiro, bari abantu basenga Imana, ariko kandi ntiyababwiye nk'abantu baciye bugufi, yababwiye nk'abantu azi neza yuko basanzwe bafite imyanzuro bafata, bari babizi rwose, bari babanaga nawe, ntibari abanyamanyanga, yarabizeraga ku butegetsi bwe ku buryo yumvaga adashaka kubatakaza, nuko abagirira impuhwe. Bibiliya yatubwiye ngo abaha amahirwe ya kabiri ubundi atarajyaga abaho. Ihembe cyangwa itegeko ryari ryatanzwe hejuru mwabyumvise, ryari yuko utabiramya wese ashurwa mu gishushanyo, ariko ni soko Satani agenza abantu bafite icyo bafite. Arababwira ati ndabaha andi mahirwe nimwumva ibi ngibi, kubera yuko Satani abahanganye n'Imana ntago ari abo bana bahanganye nabo, abashaka gutsindisha Imana. Biratubwira ngo ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubashe kubakiza amaboko yanjye ni iyihe? Saduraka na Meshake na Abedenego basubiza umwami bati Nebukadinezari, noneho bamuvuga mu izina kubera ko bumvaga atangiye kurengera, bari bafite imbaraga y'Imana. Basubiza umwami Nebukadinezari bamubwira bati Nebukadinezari, baramuvuga rwose, bati umwami Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Kuko impamvu bavuze ngo nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo, yarabazi yuko baramya Imana yonyine, ndetse n'igihe yaburaga inzozi bafatanyije na Daniel gusenga kugira ngo izo nzozi zisobanurwe. Yarabazi rero, baramubwiye bati impamvu tugusubiza iryo jambo nihe kandi uzi iby'imyemerere yacu? Nuko baramubwira bati niba ari n'ibyo ngibyo uvuze ngo Imana ibudukize amaboko yawe ni iyihe? Niba ari n'ibyo ngibyo Imana yacu idukorera ibasha kudukiza itanura mu itanura ry'umuriro ugurumana. Imana ishimwe cyane. Babanza kugira icyizere Imana. Hano ntabwo bavuze ngo nimba ari n'ibyo ngibyo Imana yacu dukorera nta wamenye ishobora kudukiza, ahubwo baravuze ngo ibasha, bayiha ubushobozi. Akaba niyo mpamvu abantu bazasoma ubutumwa bwiza bazabona Yesu ahantu hose yavugaga ngo waba ufite kwizera. Hari umugabo umwe njya nkuna kubwira abantu, ndababwira nti Yesu umugabo yari afite umwana wavutse ari afite uburwayi, ngo yari afite abadayimoni, ngo noneho bakamutura mu muriro, ubundi ngo bashaka kumwica. Nuko uwo mugabo asanga Yesu, aramubwira ati, biboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'ubwanditswe na Luka, aramubwira ati mwigisha wabishobora wankiriza umwana, kuko nazaniye abigishwa bawe ariko ntibamubashe. Nuko Yesu aravuze ngo uragize ngo nabishobora. Yesu aramubwira ati bishobokera uwizeye. Uwo mugabo atavuga ijambo ryiza abantu bashidikanya ku Mana bashobora kuvuga nabo, arangije aravuga ngo ndizeye nkiza no kutizera. Imana ihabwa icyubahiro. Aba bagabo rero nabo baravuga bati Imana yacu nimba ari ibyo ibasha kudukiza, kandi nayo itadukiza ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ibyo uvuga ngo Imana iri budukize amaboko yawe ni iyihe? Baramuhamiriza rwose, baramubwira bati Imana yacu irabishoboye, ibasha kudukiza ukuboko kwawe. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya igishushanyo kizabo wakoze. Iyi mbaraga abantu b'Imana irayitanga. Baratubwiye rero ngo mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, baratubwiye ngo bari bakomeye ku ihame nk'icyuma. Nyine aya magambo ntabwo wayavuga udakomeye ku ihame nk'uko icyuma gikomera. Bari abantu batadohoka cyangwa ngo bacike intege,
abantu bari buzuye ishyaka ry'Imana no kuyubaha, buzuye imigambi, ibyifuzo bihanitse nk'uko Danieli yari ameze. Basenganaga na Danieli, n'igihe Danieli yagiraga ikibazo yarabiyambazaga. Aba basore batatu nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira, bari abantu bafite imbaraga y'Imana, kandi Imana ishaka ko n'abasore bo muri ino minsi nabo biyegurira Imana kandi bakagira amaherezo meza nk'ayaba bagabo, nk'uko na Danieli yari ameze. Ariko by'umwihariko bari abanyantege nke n'impezamajyo, nk'uko biri no muri kuri buri muntu wese wirunduriye mu murimo w'Imana. Ariko ibyiringiro byabo byose babishyize mu Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Bati Imana yacu nubwo itadukiza, nta gituma turi bukorere ibyo wavuze. Imana ibaha imbaraga muri uwo mwanzuro bari bafashe mwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Bari bafite ubutunzi, ari bwo butunzi bwari bugizwe no kugaburira no gukuza intekerezo n'ubugingo bwabo. Ubwo butunzi bari bafite bagaburiraga intekerezo zabo ndetse n'ubugingo bwabo. Basomaga ibyanditswe, bagaburiraga ubugingo bwabo, umutima w'ubugingo. Wa wundi Yesu yavuze ngo uwurya ntazongera gusonza na hato. Ibi rero umuntu wese ushaka kugira Imana nyambere n'iy'imperuka kandi akayirutisha byose, muri byose ashobora kubigira. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi akayirutisha byose, muri byose ashobora kubigira nawe, nk'uko tubisomye haruguru. Nubwo tudafite ubwenge, ubuhanga, ubupfura n'imbaraga, ibi byose dushobora kubyakira turamutse twigiye kuri Kristo. Ibyigisho dufitiye amahirwe yo kwiga. Imana ihabwa icyubahiro. Iki cyigisho turi kureba cya gatanu kiravuze ngo umunsi twagizemo amahirwe. Umunsi twagizemo amahirwe ni umunsi dushobora kwigira kuri Kristo, dushobora kwigira mu ishuri rya Kristo. Abakozi bakenewe, niko kagingo tugezeho kuri kino cyigisho cya gatanu. Muri iki gihe dufite amahirwe n'ibyiza bitari byoroheye abo mu bisekuru bya kera ko babigira. Dufite umucyo mwinshi, kandi uwo mucyo waje binyuze mu murimo wabo barinzi b'indahemuka bishingikirije ku Mana, kandi bakakira imbaraga iyikomokaho kugira ngo umucyo umurike utangaje ugeze imirasire wayo irabagirana ku isi. Muri iki gihe cyacu dufite umucyo mwinshi tugomba kurushaho gusakaza, nk'uko mu bihe bya kera abo bagabo n'abagore b'agaciro bakomeye basakaje umucyo Imana yabahaye. Bakoraga cyane kandi n'igihe kirekire kugira ngo bige ibyigisho bigishirizwaga mu ishuri rya Kristo, kandi ntibaruhiye ubusa. Imana ihabwa icyubahiro. Umuhati wabo udacogora waragororewe, bomatanye n'umunyambara gusumba bose, ariko kandi bahoraga bifuza kunguka gusobanukirwa kwimbitse kw'ikirenga kandi kwagutse kwerekeye ukuri kw'iteka ryose, kugira ngo babashe kugeza neza ubutunzi bw'ukuri ku isi ikeneye. Abakozi barangwa n'iyi mico barakenewe muri iki gihe. Abantu b'abagabo mu maso y'Imana, kandi bakaba banditswe mu bitabo byo mu ijuru, ni abameze nka Danieli, bakuza ubushobozi bwose bafite ku buryo bahagararira neza ubwami bw'Imana mu isi iri mu byaha. Imana ihabwa icyubahiro. Gutera imbere mu kumenya ni ngombwa. Gutera imbere mu kumenya ni ngombwa, kuko iyo umuntu yahawe umurimo mu murimo w'Imana, ubumenyi buba imbaraga ikoresha ibyiza. Isi ikeneye abantu batekereza, abantu bagendera ku mahame, abantu bahora bakura mu gusobanukirwa no kumenya. Itangazamakuru rikeneye abantu bagomba kurikoresha neza kugira ngo ukuri
kubashe guhabwa amababa yo kugukwirakwiza mu mahanga yose n'indimi zose n'amoko yose. Itangazamakuru ngo naryo rirabikeneye rwose, rikeneye abantu bashobora gukwirakwiza ukuri kugira ngo Bibiliya nk'uko ijambo nk'uko bitubwiye kugere mu ndimi zose no mu moko yose. Tugeze ku kagingo kavuga ngo isoko yacu y'ubushobozi. Dukeneye gukoresha abasore bazakuza ubudahemuka, abasore bafite ubwoba bwo gukoresha imbaraga zabo. Bene abo basore bazabona umwanya aho ariho hose bitewe n'uko badateshuka inzira, haba mu ntekerezo n'umutima bafite ishusho y'Imana. Amaso yabo bayahanga ahantu hamwe, kandi bahora batanya bajya imbere, ndetse bazamuka batera hejuru bavuga bati intsinzi. Nyamara abanyabute, abanyabwoba n'abatizera ntibahamagarwa, kuko kubwo kubura kwizera kwabo ndetse no kudashaka kwiyanga ku bwa Kristo batuma umurimo w'Imana udatera imbere. Imana irahamagara abazaba abakozi bakorana nayo kubwo komatana na Kristo. Kamere muntu irera kandi ikaba nyakuri. Amen. Inyakuri. Imana ihabwa icyubahiro. Kristo atanga ubushobozi, kandi umuntu agahinduka imbaraga izana icyiza. Ubunyakuri no kuba indahemuka n'imico y'Imana. Ubunyakuri no kuba indahemuka n'imico y'Imana, kandi umuntu ufite iyi mico aba afite imbaraga idatsindwa. Imana ihabwa icyubahiro. Tugeze ku kagingo kavuga ngo gukiranuka ko mu mutima. Gukiranuka ko mu mutima niko kagingo tugezemo. Haravuga ngo gukiranuka kw'imbere mu mutima guhanwa n'ubutungane bugaragara inyuma. Gukiranuka ko mu mutima guhanwa n'ubutungane bugaragara inyuma, nk'uko tubibonye. Utungana imbere muri we ntabwo aba anangiye umutima, kandi ntabura kwita ku bandi no kubazirikana, ahubwo uko bukeye bukira akura agasa na Kristo, agakomeza ava mu mbaraga yinjira mu zindi nshya. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu muntu baratubwiye ngo utungana imbere mu mutima ntabwo akura asubira inyuma, ahubwo akura ava mu mbaraga imwe ajya mu yindi nshya, ava mu mbaraga ishobora kuba ari imbaraga y'inyantege nkeya ya mbere yakoresheje ajya mu yindi mbaraga nshya. Ubutungane bwo mu mutima rero ni ugukiranuka kw'imbere mu mutima, ndetse kandi ngo gugahamwa n'ubutungane bugaragara inyuma. Umuntu uko yitwara inyuma, yitwararika, nk'uko twabibonye na bariya basore, imbaraga yari iri muri bo niyo yatumye bakomeza gutungana. Rero iki cyigisho turi kwiga kivuga ngo ni igihe umunsi twagize amahirwe yo kugendererwa, umunsi twagize amahirwe yo kubona Imana cyangwa se yo kurarikwa n'Imana, barimo batubwira ngo tugomba no kugira n'ubutungane bw'imbere mu mutima. Ubwo butungane buzanwa no kwizera amaraso ya Yesu no kwicuza amafuta aba aturanze kugira ngo duhabwe ubutungane bwa Kristo, kuko biravuga ngo twebwe ibyo twakiranutse ni ubushwambagara n'ubushwambagara, ndetse ngo ni ubushwambagara bufite ibizinga. Biravuga ngo rero ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukunda byeza by'umweru bise na shelegi. Uko niko Imana ibona umuntu wese utakira ubutungane bwayo, n'ibyo yakora byose Imana ibyita ubushwambagara. Yego. Baratubwiye rero ngo uwo muntu azakira imbaraga nshya. Umuntu ugenda wereshwa ukuri azitegeka, kandi azagera ikirenge mu cya Kristo kugeza ubwo ubuntu butwikiriwe n'ikuzo. Bwa buntu nyine Imana igira umunyabyaha. Gukiranuka gutuma dutsindishirizwa ni ubwo tubarwaho. Gukiranuka gutuma dutsindishirizwa nuko tubarwaho. Yego.
kandi ubutungane butuma twezwa nubwo duhabwa. Nibyo twari turimo tureba mu kanya. Nta muntu n'umwe ushobora gukiranuka, ushobora gutungana imbere mu mutima atabihawe n'Imana. Abantu niyo mpamvu bakwiriye ngo kuba abanyamasengesho kurenza biratubwira ngo reka abantu bamenye yuko bahanganye n'umwanzi nibasenge. Batubwiye muri Petero ngo kandi Imana igira ubuntu yabahamagariye ubwiza izabatunganya mumara kubabazwa akanya gatoya kandi bongera imbaraga. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubutungane bwa mbere nubu renganzira bwo kujya mu ijuru tuba dufite. Amen. Naho ubutungane bwa kabiri nuko tuba abantu bakwiriye ijuru. Abantu bose kugira ngo nkuko twabisomye hano hejuru ngo batubwiye ngo isi ikeneye abantu batekereza, abantu bagendera ku mahame, abantu bahora bakura mu gusobanukirwa no kumenya, kandi itangazamakuru naryo rikeneye abantu bagomba kurikoresha neza kugira ngo ukuri kubashe guhabwa amababa, gukwirakwizwe mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu moko yose. Babitubwiye rero ngo abantu birashoboka ko bashobora gukwirakwiza buno butumwa kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa, nubwo bakumva ijambo rimwe ribasha gukiza ubugingo bwabo. Imana izagufata nkaho wafatanyije nayo mu murimo ifite wo gukiza inyoko muntu. Imana duhana umugisha wowe wadukurikiye, kandi Uwiteka kwishimira kurebe neza, aguha umugisha we ubinyuze mu kurushaho gutuma agukundisha ibye, akuvane mu isi yangijwe n'icyaha. Biriya yatubwiye ngo umurezi wacu uzerera nk'intare yivuga, Imana imukurinde. Bisabira umwese udukurikira mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge tugana ku musozo. Turagushimiye Uwiteka Imana ikomeye, nanone turakunezera kuba utwigishije, utuyoboye, uhabwe icyubahiro. Turagusaba ngo uhire buri umwe wese udutega amatwi udukurikira, kandi ukomeze gutanga umwuka wera wo kugira ngo abantu banezererwe ijambo ryawe, bakwishimire. Tugirireho umugisha twese kuri wowe, isi yose, abagukunda n'abatarakumenya nabo turabasabiye mu izina rya Yesu. Amen.